ubwo yarishe yari kumwe n'abana be bari bafite inzara umwana umwe aramubwira ati mema we inzara kwigiye kunyica arababwira ati bana banjye musigare hano mucecetse uriya muturanyi twarabanaga reka mbasabireyo ibyo kurya agarutse abona barabashoreye abona babaroshye mu mazi wabaye umunsi w'umwijima iti ndagufite zabana nawe Imana nanjye mfite intego nzagumana nawe nzakomeza ntwaze ngere kure nzagera ku mwuzuro. Tugeze mu mwanya wo kwakira umushumba mukuru ku ihumure yateguriye abadukurikiye muri iri teraniro ry'ihumure. Itorero ADEPR ni itorero riri mu matorero ari imbere cyane muri ibi bikorwa by'isanamitima ubumwe n'ubwiyunge. Nk'uko twabyumvise hari agashami bigaragara ko gafite imbaraga ku byerekeranye na misiyo amatoro n'amadini mu Rwanda bifite byo gusana imitima, kwigisha abantu babaganisha kuri Kristo, ubutumwa bwiza muri rusange. Ariko mu bigaragara nyakubahwa mushumba biragaragara yuko harimo agashami muri iki kintu, agashami gakomeye kari gutanga umusaruro ufite imbaraga. Amashyirahamwe aho abantu barokotse jenoside bemera kugirana ubumwe n'abayikoze bigatanga umusaruro munini, bikarenga mu itorero, bikarenga mu kagari, bikagera no mu babakomokaho, kugeza igihe umuntu ashobora kuvuga ati rwose byose n'ibyo atari yavuze akabivuga kandi bikamuhagukira. Nagira ngo mbabaze wenda by'umwihariko mu itorero ADEPR ariko muri rusange mu matorero n'amadini, kuki hatabaho gupromotinga ubu buryo bw'ivugabutumwa budasanzwe, cyangwa ibiri gukorwa byaba bihagije? Murakoze cyane. Reka twongere duhumurize abanyarwanda mwese mutwumva, by'umwihariko abarokotse jenoside yakorewe abatutsi muri 1994, kandi duhumurize mwarimu Fayina, tunamushimira kuza gutanga ubuhamya, ariko igikomeye tumushimira ni urugendo yagenze. Nk'uko twabivuze, kudaheranwa, kuba mudaheranwa bisaba nyine n'uruhare rw'umuntu ku giti cye, tubigushimire, kandi tunashimira ababigizemo uruhare bose ari igihugu, turagishimira kuko igihugu ubuyobozi bwacyo guhera ku ngabo zahagaritse jenoside yakorerwaga abatutsi mu 1994 n'imiyoborere twakomeje kugira mu gihugu yashyize imbere ubumwe bw'abanyarwanda, byabaye umusingi wo kubakiraho amahitamo dukwiye kugira buri munsi. Ikindi nuko mu cyo dukuramo harimo ishimwe ry'ibimaze gukorwa. Kumva ubuhamya bwa Fayina n'ubw'abandi batandukanye dufite uyu munsi, harimo ishimwe ry'ibimaze gukorwa. Hakabamo ariko n'umukoro dufite imbere yacu. Ijambo twasomye, aho twasomye mu rwandiko Pawulo yanditse rwa kabiri yandikiye Abakorinto, ho Pawulo iyo atangira muri icyo gice aravuga ngo hashimwe Imana y'umwami wacu Yesu Kristo, ariyo na se, ari nayo data wa twese w'imbabazi, n'Imana nyirihumure ryose, iduhumuriza mu makuba yacu yose, kugira ngo natwe tubone uko duhumuriza abari mu makuba yose, tubahumurisha ihumure twahawe n'Imana. Hano iri shimwe dukura muri ubu buhamya bwa Fayina, nuko ni n'icyifuzo Emmanuel aduhaye cyo kwiyongera abantu bafasha mu bijyanye n'isanamitima.
Fayina kimwe n'abandi ni byiza kumva ngo urugendo dufite, umutwaro dufite mu gukiza igihugu, by'umwihariko mu gukiza wa muntu w'imbere, ntabwo ari umurimo wakorwa n'urwego rumwe, ntirwakorwa n'umuntu umwe, na niyo mpamvu dukeneye kubifatikanyamo twese. Hari icyo wavuze uburyo iyi minisiteri ikwiye kwitabwaho igahabwa imbaraga nk'itorero ADPR. Mu byo twakoze harimo ko iki gikorwa cy'isanamitima cy'ubudaheranwa kiba kimwe muri departement dufite ku itorero ryacu. Ari mpamvu turi Manuela nk'umuntu uri muri izo nshingano umunsi ku wundi. Muri iyi minsi yashize ku bufatanye na Minubumwe hari n'undi mukozi ubu dufite uri gukora inyigisho nk'izi mu rurembo rwa Huye. Rero ni byiza ko iki kitaba ikintu gikorwa mu kwezi kumwe cyangwa se mu minsi 100, ahubwo gikwiye kuba kimwe mu bintu by'ibanze bikorwa umunsi ku wundi. Urugendo rw'isanamitima, urugendo rw'ubudaheranwa bukwiye kuba amahitamo ya buri torero, ya buri rwego rwose. Niba ari itsinda rya korali, mu byo bitaho hakaba no kwita ni gute turi gufatanya mu isanamitima, turi gufatanya mu budaheranwa, ni gute turi gufatanya kugira ngo n'ufite igikomere nawe tumufashe tumwomore. Ni gute muri amatorero dufite atandukanye mu gihugu hose, sindi kuvuga ADPR gusa, ndavuga amatorero n'amadini ari mu gihugu cyose, ni gute uyu murimo udahinduka umuntu w'umuntu umwe, ahubwo uba umurimo w'itorero, ariko ni na gute uyu murimo uba inshingano twibazaho dukoraho umunsi ku wundi. Turashima ibimaze gukorwa mu rugendo rwo kwiyubaka, kandi n'intego dufite yo kwibuka twiyubaka, ariko iyo urebye ubona uyu munsi n'urugendo rugihari, ruracyahari, kuko mu bushakashatsi bwakozwe muri 2018 na RBC bwagaragaje ko hari mu banyarwanda bakozwe ubushakashatsi 3.6% bafite ihungabana. Buriya uwo mubare bari munini, ariko bunagaragaza ko mu bafite ihungabana 26.75% ni abarokotse jenoside yakorewe Abatutsi. Ariko ahandi dukeneye kwitaho ni mu rubyiruko, kuko urubyiruko uko rumeze none nibyo bitwereka umurage turi gusiga, nibyo bitwereka igihugu dufite mu myaka iri imbere. Muri 2021 Unity Club nabo hari ubushakashatsi bakoze ku bijyanye n'ihungabana, basanga 99 mu rubyiruko rwakozweho ubushakashatsi bagaragaje ko 99% by'urubyiruko rutazi inkomoko bafite ihungabana n'ibikomere. Rwa rubyiruko wa mwana utazi se, utazi nyina, utazi inkomoko ye, 99% babo bafite ihungabana, bafite n'ibikomere. 87% ry'urubyiruko rw'abarokotse jenoside nabo bafite ibihungabana, bafite n'ibikomere. 69% urubyiruko rwavutse ku bafashwe ku ngufu nabo bafite ihungabana n'ibikomere. 43% uru n'urubyiruko bavutse ku mpande zombi, aba nabo ubu nabavutse muri ya miryango yagize uruhare muri jenoside ndetse n'imiryango y'abarokotse jenoside. Aba nabo bafite ihungabana n'ibikomere. 14% ni urubyiruko rwavutse nyuma ya jenoside rufite ihungabana n'ibikomere utabayeho mu gihe cya jenoside. Iyo urebye iyi mibare rero mu rubyiruko uhita ubona impamvu mu kwiye kwitabwaho iki kijyanye n'isanamitima no gufashanya mu rugendo rwo gukira ibikomere. Ibi bikanajyana n'icyo nuko ibikomere n'ihungabana ni ikintu abantu bahererekanya, nicyo twita intergeneration trauma, kukuba dufite 14% y'abana bavutse nyuma ya jenoside bafite ihungabana, bafite ibikomere kandi bishingiye kuri jenoside,
kandi bo batarabayeho mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi, nuko ryahungabana umubyeyi we afite iyo amwonsa naryo aba arimuhereza. Iyo yagize igihe cyo kumva muri we yongeye kwigunga yihishe, wa mwana nubwo atazi uko byagenze yisanga abifite. Rero mu bikorwa byo kwitabwaho hari iby'itorero riri gukora bijyanye gufasha abarokotse jenoside yakorewe abatutsi batishoboye, ariko iki kijyanye n'isanamitima, kijyanye no gukira ibikomere, abantu bakwiye kugifata nk'ikibazo kitureba twese, kuko igihugu kiri gutera imbere, ni byiza, turi kwiyubaka, ni byiza, turi kubaka ibikorwa remezo, kandi dukwiye no kubishima tunabishimira Imana. Buriya ahandi hantu umuntu akura imbaraga zo kudaheranwa ni ukwima, ni ugukora amahitamo yo kwima umuntu wateguye jenoside n'abikoze icyo ashaka kubona. Icyo ashaka kubona kwari ugusenya umuntu, kwari ukurangiza ubwoko, kwari gusenya igihugu, kwari ukuvuga ngo ntihagire usigara. Rero iyo warokotse uko ugira imbaraga zo gukora, zo kwibeshaho, zo gutera imbere, iyo utanze ikinyoni icyo yashakaga uba uburijemo wa mugambi we. Rero aha nk'itorero, kimwe mu byo twahisemo kirimo ko iyi gahunda iba imwe muri gahunda zihoraho z'itorero. Hari ibikorwa bitandukanye bimaze gukorwa hirya no hino mu gihugu, kuko ubu twagize amaporogaramu 30 niyo dufite muri buri karere. Dufitemo porogaramu yigisha iby'isanamitima no gufasha mu byo gukiza ibikomere, kandi tunahugura abantu babikora umunsi ku wundi, kuko binajyana burya n'ubumenyi abantu bafite. Bumva nko mu itorero hari igihe umuntu yabaga yahungabanye, abantu bakagira n'abadayimoni, ntibamenye ko ari ingaruka za wa mutwaro sosiyete yamwikoreje adashoboye, ko yababaye birenze ibyo ashoboye kwihanganira, byagiraho yagira amarangamutima ashingiye kuri byo, bakagira ngo ni ikindi kibazo kidasanzwe. Ariko uko abantu bagenda baganirizwa, bahugurwa, icyambere hari imyumvire irahinduka. Uko ihinduka niko abantu batangira gufatikanya rwa rugendo. Uyu munsi rero ahantu 30 mu gihugu, muri buri karere, harimo gahunda yo kwigisha, yo gufasha abantu mu rugendo rw'isanamitima, mu rugendo rw'ubudaheranwa. Dufite abantu bamaze guhugurwa 228 bakora uyu murimo. Iyo umurimo Emmanuel akora, hari abantu 228 bari hirya no hino bakora uyu murimo w'inyigisho, w'ibiganiro, barimo n'abafayina bafasha mu rugendo. Bamwe bamaze gukira, nabo bifashishwa mu guhura abandi. Muri aba hari 180 bari muri za porogaramu ziri mu gihugu. Ariko ikindi nuko twahisemo ko uyu murimo ukorerwa no muri za kaminuza, kuko ubu harimo 48 ubu bahuguwe babikora muri kaminuza zitandukanye. Impamvu twabonye muri kaminuza hakenewe nuko ni byiza kwita ku rubyiruko, niho hari rwa rubyiruko. Mu kwita ku rubyiruko rero twabonye izi nyigisho zikwiye kujya muri b'abanyeshuri bari muri kaminuza. Urumva baba bari kwiga, ari bagiye no kurangiza ngo bajye mu buzima bwo hanze mu kazi. Iyo bakajyanyemo bya bikomere rero batafashijwe, rimwe na rimwe hari igihe usanga na kakazi ubwabyo byagoranye cyangwa se binaniranye. Rero uyu mubare uracyari mutoya, birumvikana. Hari abantu barenga 1,100 bari muri faze ya kabiri, kuko urugendo rw'isanamitima ni urugendo. Iyo barangije icyiciro cya mbere, bari bari ku rwego rw'uko ibikomere bari bafite ntacyo bikibatwaye mu kubadindiza ngo basubize inyuma, ariko bakomeye gukomeza gufashwa muri rwa rugendo rw'umunsi ku wundi. Hari icyo wavuze kijyanye n'aya matsinda Fayina yaduhayemo ubuhamya. Ubu dufite amatsinda 28 hirya no hino mu gihugu. Hari Gisagara, hari Nduba, hari Muganza, hari Nyanza. Aya matsinda abahuriyemo
abantu twagiye dufashwa muri urwo rugendo rw'isanamitima barokotse jenoside yakorewe abatutsi, ariko akanabamo n'abava mu miryango yagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi, harimo ndetse n'abafunguwe, harimo n'amatsinda y'urubyiruko ahuje rwa rubyiruko kuva muri aya mateka yose atandukanye. U Rwanda rwahisemo amahitamo meza ariko akomeye yo kuba umwe, yo gukomeza kubaka igihugu twese dufatanije. Finally we yabivuze, umuti urahari ariko nyine urakomeye, ariko kuba ukomeye igihugu cyacu gikomeye kurenza ibyo byose, na niyo mpamvu dukwiye gushaka imbaraga umunsi ku wundi zo gushobora kunywa uyu muti no kuwutanga. Nk'itorero bimaze gukorwa turabishimira abanyetorero mu buryo butandukanye, ariko dukomeza no gusaba buri muntu wese kumenya ngo ivugabutumwa, ibiganiro, inyigisho zo gufashanya mu rugendo rwo gukira ibikomere, rwo gusana umutima, mu rugendo rwo kubaka ubumwe, mu rugendo rw'ubudaheranwa, biratureba twese. Hari itorero nka institution cyangwa se tuvuze ngo hari ADPR, hari urembo, hari handi ku itorero, hari paruwase, ariko bikanaza ku muntu ku giti cye, kuko Pasiteri Abeli tunamushimire kimwe n'abandi bagize uyu mutima wo gufasha abatutsi bari guhigwa bakabahisha aho bari hose batwumva. Turabashimira uyu murimo bakoze, kuko umurimo bakoze hari kimwe mu byo werekanye nuko byarashobokaga, kuko mu bintu buriya Yesu niwe yarababaye cyane, mu bintu byababaje Yesu cyane nko ku Rwanda, ni ukubona igihugu cyavugiyemo ubutumwa bwiza imisozi yose, ubutumwa bwigisha Bibiliya ivuga ubumwe, ivuga urukundo, ariko b'abantu bahagaze mu rusengero, babandi babwirije bwa butumwa. Ngira ngo ni nacyo kintu cyabanje no gutinda mu rugendo rw'amatorero gufata inshingano mu gusana imitima, mu rugendo rw'ubumwe rw'ubwiyunge. Abantu babanje kugira igihe cy'ipfunwe cyo kubona abanyetorero, kubona abantu bari mu rusengero baragize uruhare muri jenoside, bakica kandi bari bafite Bibiliya ibyigisha nk'icyaha gikomeye. Ibyo byabanje gutera ipfunwe, ariko tunashimire abarinze imbuto z'ubutumwa bwiza. Tubashimire abarinze imbuto z'ubutumwa bwiza, turabashimira. Iki ngiki niyo Yesu akirebye aravuga ati ntabwo naruhiye ubusa, ariko uyu munsi ni igihe abantu bakwiye noneho guhaguruka naho bagiye bananirwa. Umwe wananiwe agakora icyaha ndengakamere, akora jenoside, uyu munsi abasha gusaba imbabazi. Kandi nyuma yo gusaba imbabazi, mwumvise ko turi mu gihugu cyiza, turi mu gihugu cyemera, gitanga imbabazi. Nyuma yo gutera iyo ntambwe, ubu kinafite amahirwe yo kuba wakomeza ugakora umurimo kugira ngo Yesu nabwo nareba abone ko nyuma y'uko wateye intambwe yo kwihana ukagaruka mu nzira, utaheze hahandi, ahubwo watanze umusanzu wo gukomeza kubaka igihugu. Mu byo rero turi kwitaho uyu munsi, kimwe ni cyuko twabonye ari byiza ko ibikorwa byo kwibuka abantu batangira gutegura abantu kare. Buriya mu kwezi kwa gatatu twagize umwanya w'amahugurwa yo guhugura abapastori bo mu rwego rwo kubafasha kumenya ngo mu gihe cy'icyunamo ni hamwe mu gihe abantu bagaragaza amarangamutima ashingiye ku mateka y'ubuzima banyuzemo, kugira abo abapastori babashe kubafasha, babashe kugendana nabo. Habamo aya mahugurwa n'ibiganiro, ariko ikindi itorero ikora ni icyo gutegura gahunda zo kwibuka hirya no hino. Ubu byibuze muri buri paruwase hari umunsi uzabaho kwibuka ku nshuro 29, bakagira ibiganiro, bakumva ubuhamya, bakaganira. Ibyo birimo
gufasha abarokotse jenoside yakorewe abatutsi, ariko birimo nuko uko abantu basangira ya makuru, basangira bwa buhamya, bakumva n'ubuhamya bwa Fayina byashobotse. Burya hari n'undi uvuga atari kubwo Fayina byashobotse nanjye birashoboka. Rero izi gahunda zo kwibuka twongere dusabe abantu bazazitabire, aho buri paruwasi yabo yose izabikorera. Ni ibiganiro byiza, ni ibiganiro bifasha, kandi ikindi mbashishikarize ko bazabigarikiye ku rubyiruko rwitabira. Murabona ko ihungabana, umubare w'ihungabana mu rubyiruko uri hejuru, kandi ibi biganiro biri mu bituma bamenya ukuri, kuko urubyiruko rwakira inyigisho zitandukanye, cyane cyane ko uyu munsi abantu bahakana n'abapfobya jenoside bifashisha uburyo bw'ikoranabuhanga n'imbuga nkoranyambaga, kandi abazijyaho cyane n'abantu b'urubyiruko. Rero birumvikana ko biciye muri izo mbuga babasha kumva inkuru zitandukanye, rimwe na rimwe zababwira amateka y'u Rwanda mu buryo butari bwo. Ariko uko abantu baza muri izi gahunda zitegurwa z'ibiganiro muri ibi bihe turi kwibuka, bifasha na rwa rubyiruko kumenya amahirwe, kumenya icyo umuntu yakora kugira ngo atambuke arenge aho we yabonaga atagishoboye kurenga. Ikindi ni uko dukomeza gufatikanya mu kubaka umunyarwanda, mu kubaka umukristo mu buryo bwuzuye. Mu buryo bwuzuye harimo roho, mu buryo bw'umwuka, ariko harimo n'imibereho ye. Hariho imibereho ye, ibyo kumuteza imbere, ibyo kumuvana mu bukene. Ibi itorero turabikora, ariko ni na byiza ko n'abantu bose ku giti cyabo bakomeza guharanira icyo bakora muri urwo rugendo, muri urwo rwego rwo gufasha umuntu kumuteza imbere mu buryo bwuzuye. Urwo rugendo gutera imbere mu buryo bwuzuye n'ubu buhamya bwo kumubwira ngo humura turi kumwe, humura turahari, ntabwo twasimbura abo wabuze, ariko ufite igihugu, ufite itorero, ufite korali, ufite abaturanyi. Imana izakorera muri twebwe, uzabona umugisha, uzakomeza guhirwa. Rero ibyo ni ibintu dukeneye gukomeza gufatikanya umunsi ku wundi, ariko bikanajyana nuko ba bantu bafite amateka atandukanye tugiye kubanisha mu muryango nyarwanda. Urugendo twahisemo nk'itorero kubaha ibiganiro. Ubu hari n'igihe tubasanga mu magororero aho bari kujya kubaganiriza. Rero ibi nabyo tuzabikomeza mu rwego rwo gukomeza kubaka umuryango nyarwanda. Ikindi ni uko hari n'ibyo nyine tuzakomeza gushyiramo imbaraga, ubona bikenewe, ari ukwandika aya mateka. Kuyandika birimo gukomeza kuyumva nk'ayacu, birimo kuyarinda, ariko birimo n'uburyo bwo kuyasangiza abatoya. Ubona ko Fayina imyaka uko igenda yegera imbere, hari igihe tuzaba tudafite abantu baduha ubuhamya bw'ibyo banyuzemo ari bahibereye. Niba tugenda tubona rero urubyiruko rungana kuriya rw'abana bavutse nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi bafite ibikomere, bafite ihungabana, ni ikitubwira ko uyu murimo si umurimo urangira muri uyu mwaka, urangira mu myaka 5, imyaka 29 irashize, ariko turumva ari ejo hashize. Rero kwandika aya makuru, kwandika aya mateka ni nk'itorero, ku ruhande rw'itorero ni ikidufasha ko tuzabona ubuhamya bwo gukomeza gufasha n'abandi bazaza nyuma Fayina atagihari, kugira ngo abibwirire imbona nkubone. Ikindi, Fayina ashobora kutagera mu matorero yose, mu tugari twose, mu duce twose, ariko uko twandika aya mateka biroroshye ko uyakwiza n'ahandi n'abandi bakayabona, kandi bikanavuguruza n'abafite andi banditse atariyo, cyangwa se abafite ibindi bavuga bitari byo. Iki rero kiri mu bizakomeza gukorwa, ariko ikindi nicyo kwibaza noneho mu buryo buri scientifique. Ni gute dushyiraho ibigo, ni gute dushyiraho amavuriro afasha koko kuri babandi bageze kure bitewe n'ihungabana nk'itorero. Uretse ibikorwa bikorwa mu matorero no mu maparuwase no mu ndembo,
turanatekereza mu buryo bwagutse n'ibiki byakomeza gukorwa. Rero ndashaka gusoza n'ubundi nihanganisha ariko nanashima igihugu cyacu, ubuyobozi bw'igihugu, nshima amahirwe butanga, nshima ko aya mahitamo yo kwibuka ariko twiyubaka ni amahitamo azagira umumaro n'abadukomokaho. Yesu abaho umugisha kandi koko dukomeze twibuke twiyubaka. Arakoze cyane umushumba mukuru mu bihe tunazirikana ko hari ugutsinda tubonera muri Kristo Yesu. Uyu Yesu yasanze Yohana ku kirwa Ipatimo. Yohana nawe yahuye n'amakuba menshi, baramukaranze, yahuye n'amakuba menshi, noneho igihe kimwe yisanga yajugunywe ku kirwa ari wenyine, abona nta buzima, ariko Yesu ni mwiza. Yesu ni mwiza, ajya abasha kumenya umuntu wese ahantu ari, uri mu gihe ubona nta buzima. Rero dusoza turabigusabiye ngo Yesu agusange, wowe wumva ubona nta byiringiro, ubona utazi uko bizagenda, Yesu agusange ahantu waba uri hose. Tubashishikariza abantu ari kumenya mugenzi we muri iki gihe, kumuvugisha, wamwandikira ubutumwa, wamuhamagara, wajya kumusura, ariko ikindi kirenze ibyo nuko na Yesu muri kumwe. Ariko nk'itorero mureke tube ibirenge bya Kristo, tube ibiganza bye, tube amaso ya Yesu, tube umutima we, tube abo Yesu akoresha, kuko Yesu aragenda, ariko kugenda kwe ananyura no mu bantu. Rero muri kino gihe twinizihiza Pasika, yahuye n'icyunamo, mureke ubuzire indirimbo y'umwanyuma dutegure mwarimu kutugezaho ubuhamya. Karibu.
twahuriyemo twahuriyemo na byinshi bimwe biduha isomo iyi si ntigira inshuti ibyayo bihora bihinduka amahirwe dufite namwe nuko dufite gakondo dufite umugabane wacu kumana tuzabayo tuzubaho tuzaba abatware dufite umugabane wacu kumana tuzabayo tuzubaho tuzaba abatware dufite umugabane wacu kumana amajwi menshi y'abakuru batakaga cyane amajwi y'abana bato batabazaga maso yanjye ko wabonye ibikomeye mutima wanjye ko wakiriye ibiremereye hari mu mwijima mubi hari mu rusaku umubabaro amajwi menshi y'abakuru batakaga cyane amajwi y'abana bato batabazaga maso yanjye ko wabonye ibikomeye mutima wanjye ko wakiriye ibiremereye jambo w'Imana jambo w'Imana jambo w'Imana jambo w'Imana haleluya yewe Yesu Kristo yewe Yesu Kristo yewe rukundo wagaruye umucyo mu gihe cy'umubabaro watwomoye iguma wabaye muganga
kandi yarafite ababyeyi bagiye abareba bagenda atabasezeye byari umubabaro ijoro ryamwiriyeho abura umufasha yahamagara akabura umwitaba be maso yanjye ko wabonye ibikomeye uriya mwana yari mutoya kandi yarafite ababyeyi bagiye abareba bagenda atabasezeye byari umubabaro ijoro ryamwiriyeho abura umufasha yahamagara akabura umwitaba be maso yanjye ko wabonye ibikomeye ndagufite zabana nawe Imana zabana nawe Imana zabana nawe Imana zabana nawe umunsi w'amakuba waranyitabye umunsi w'ibyago waranyumvise nanjye mfite intego zagumana nawe zakomeza ntwaze ngere kure zagera ku bwuzuro w'icyo ushaka uzamuzakenera nakwizeye umunsi w'amakuba waranyumvise umunsi w'ibyago waranyumvise nanjye mfite intego zagumana nawe zakomeza ntwaze ngere kure zagera ku bwuzuro w'icyo ushaka uzamuzakenera nakwizeye namuzakenera nakwizeye namuzakenera nakwizeye namuzakenera nakwizeye nakwizeye
Ushimye ko natwe waduhaye kwitwa ababyeyi
turagushimiye ko wahagaze nk'intwari utubereye umubyeyi ababyeyi bagiye twarakubonye abavandimwe bagiye twarakubonye imiryango yagiye turagushimiye turagushimiye uri mukomeye wakoze mu mitima yacu twari dufite agahinda twari dufite umubabaro twari dufite intimba turagushimiye uyu munsi wa none wagiye udukiza umunsi ku munsi uyu munsi turavuga imirimo yawe wakoze mu buzima bwacu icyubahiro n'ikibi cyawe mu izina rya Yesu ndagukomeje komera ukomere iyo turinze cya gihe turi kumwe iyo turokoye urupfu rukomeye rubirakomeje n'Imana iyo turokoye urupfu rukomeye rubirakomeje ndagukomeje komera ukomere iyo turinze cya gihe n'ubu turi kumwe iyo turokoye urupfu rukomeye rubirakomeje Imana irera iyo turokoye urupfu rukomeye yaturokoye urupfu rukomeye yadukuye iyo turokoye urupfu rukomeye yarakoze yaradukijije iyo turokoye urupfu rukomeye mu mwijima birakomeje yegeranye imfubyi zose
arabahumuriza yegeranya n'abapfakazi arabahumuriza Yesu yegeranya imfubyi zose yegeranya izo mfubyi zose zihangayitse arazigamiriza yegeranya n'abapfakazi arabahumuriza yegeranya imfubyi zose yegeranya izo mfubyi zose araziganiriza yegeranya n'abapfakazi arabahumuriza usigare hano mucecetse uriya muturanyi twarabandaga reka mbasabireyo ibyo kurya agarutse ahabona barabashoreye ahabona babarashe mu mazi wabaye umunsi w'umwijima kwakira gukomera Imana yaragushoboje urakomera ugera wakira ihumure wagera wakire kubaho n'ubuzima ngo bitari byoroshye kwakira gukomera Imana yaragushoboje urakomera ongera wakira ongera wakire kubaho n'ubuzima ongera wakire ihumure haleluya ongera wakire kubaho n'ubuzima Ubuntu bwiwe
Oh